uvuze ko batinganya ahantu hongira ubwoba kuko iyi si yo iteye ubwoba ku bijyanye n'ubutinganyi. Iyo numvise umuntu abivuze numva mpinze umushyitsi. Nigeze ngira umwana wabikoraga i Bujumbura nabaga mu Buyenzi ku rya 17. Yari umwana w'umunyengozi wakoraga ahantu ku madushe no ku matwarete, ariko yari umutinganyi. Bakabivuga ngo basimbyumva, rimwe nza kumwifatira ari gutinga undi mwana. Icyo gihe birambabaza cyane, mbitanga no muri report, arakurikiranwa. Ariko noneho ushingiye ku bintu nabonye ari bibi byambabaje, iyo numvise umuntu abivuze numva mpinze umushyitsi muri ngewe. Nyine umuntu akaba ari umutinganyi agahanura akajya imbere agahanura noneho n'abandi bahanuzi bameze nkawe. Ubundi buri muntu wese agira abantu bameze nkawe bo mu cyiciro cye. Nawe yajya guhanura agahanura ibyiza kuri we. Nshaka kuba nakumva navugwa n'Imana neza kurenza kuvugwa n'abantu neza, cyane ko twese nicyo twifuza. Noneho ibyo bintu ariko ntago nyikunze kubibona. Abantu muri no minsi bari gushaka kuba inshuti n'abantu bagashaka kuba inshuti n'abahanuzi kurenza kuba inshuti n'Imana. Niyo mpamvu n'abantu benshi bafitanye ibibazo n'abahanuzi. Kenshi ngewe mu bantu ngerageza guhura nabo, usanga umuntu yo mubwiye ngo ngahe ihane itunganye, aravuga ngo Imana ibare gucumuzwa n'abahanuzi. Kenshi rero nabwiye icyo kintu uvuze. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikira kuri Jimmy 250 TV. Nabasezeranije yuko ngomba guhora mbagezaho ibyiza byinshi buri munsi uko bukeye uko bwije. Ni umuhungu wanyu rero, ni Jimmy 250, wowe witwa nde? Uyu munsi murabona yuko ndi kumwe n'umubyeyi usa neza, ukeye, uberewe, uteze agatambara neza cyane, yambaye iribaya ryiza risa neza cyane. Biragaragara ko Kristo ari muri we. Turi kuri Dove Hotel rero nk'ibisanzwe. Murabona ko twicaye ahantu hasa neza, hari background nziza. Ndabasuhuje mwese aho muri mukurikira ibiganiro bya Jimmy 250. Suhuje abari mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu migabane igiye itandukanye. Tuguhaye karibu n'ikaze kuri Dove Hotel. Hari reception yo gukoreramo amakwe nziza cyane. Hari amashambure cyangwa se room zo kuruhukiramo, ukaryama ukaruhuka kabisa, mind yawe ikabitekereza neza, ibitekerezo byawe bikaba bimeze neza. Hari sauna, gym, hari piscine, hari aho kwifotoreza henshi. Bafite parking nini ku buryo mushobora kuzamura amamiliyoni y'abantu mukaza kuhaka serivisi kandi zikagenda neza. Bafite restaurant ifite ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Muzajya mugenda mubibona muri video zacu zigiye zitandukanye. Reka rero uyu mubyeyi twicaranye uri kumwe nanjye atangira asuhuza abadukurikiye. Tumuhaye karibu n'ikaze kuri kamera za Jimmy 250 TV. Turabashuhuje. Yego. Amazina yanjye nitwa Nyiramwiza Emerance. Nyiramwiza Emerance. Ndi umugore ufite umugabo. Murimo nkorano w'Imana, ibindi Kristo aduhana umugisha. Kristo aduhana umugisha. Umurimo ukora ni uw'Imana, birumvikana. Ntitugakora umurimo wa Satani, aragatsindwa rwose. Iteka tujye dukora umurimo w'Imana, cyane ko niwo dusabwa gukora buri munsi uko bukeye uko bwije. Tugiye kuganira rero ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bijyanye n'umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Icya kabiri turaganira ku myizerere y'abantu bo muri iyi minsi. Rero nk'uko twatangiye twibwira abadukurikiye, reka dutangire dusenga, twiragize Imana kugira ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro. Wadufasha tugatangira dusenze. Mana, turi imbere yawe. Yego Mwami Yesu. Turagushimiye ko wabanye natwe. Waraturinze, twarakubonye. Nukuri. Imbaraga zawe twarazibonye. Watugiriye neza, nuhimbazwe. Yego Mwami. Aya masaha tunejejwe no kukuvuga. Aya masaha tunejejwe no kuguhamya. Yego Mwami Yesu. Aya masaha tunejejwe no kukwamamaza. Kuko uri umwami mwiza. Yego Mwami. Rero turakwinginze ngo nubane natwe. Buri muntu wese uri buze kumva ibiganiro afashwe nawe. Yego Mwami. Imbaraga z'Imana zibe mu mutima we.
kandi ibyo Satani yubatse bidafite umumaro bisenye, wubaka iby'umumaro. Turagushimiye ko ibyo byose ugiye kubikora mu mbaraga zawe nyinshi. Ngaho ubuntu bwawe n'amahoro n'imbabazi n'imbaraga bikomeze kuganza mu mitima y'abantu bawe. Urakoze Kristo, amen. Urakoze cyane kubwo kudutangiriza gahunda, utangije isengesho. Imana iguhe umugisha mwinshi. Mfite ikibazo cy'uko abantu muri iyi minsi barimo kugenda bagira imyizerere ubona isa nkaho itumvikana. Ugasanga abantu barizera abahanuzi, ugasanga abantu barizera abababwira ngo iravuze ibigenje gutya, igiye kubigenza uku, izabigenza gutya. Ugasanga mu by'ukuri bafite imyizerere navuga yuko idasanzwe, bafite imyizerere itamenyerewe. Abo bantu nibo tugiye kuganiraho, tuganire no ku bantu tubona ko basa nkaho bari kugenda batakarizwa icyizere kandi ari abakozi b'Imana. Yego. Tugiye guhera ku bantu bijyanye imyizerere yo muri no minsi ndetse n'abahanuzi bo muri no minsi. By the way, uri umuhanuzi utaza kuntera amabuye ndabizi, nubwo utaragira gutyo tangira uvuge ngo iravuze, ariko bishobora kuza bikaba. Mu kiganiro duheruka gukorana kuri Emet TV twarimo tubwiriza abantu tubabwira yuko bagomba guhunga bakava mu byaha bakava mu bibi. Uyu munsi uri kuri Jimmy 250 turi kuganira ku bijyanye n'imyizerere yo muri no minsi. Yego. Ese abantu batakaje kwizera, bari kwizera ibitangaza, bari kwizera ibyo bareba, wababwira iki? Rero icyo kibazo umbajije nanjye mpora nyibaza. Yego. Nkibaza impamvu abantu barimo bizera abahanuzi kurenza kwizera Imana. Yego. Njyewe nkizwa uko nigishijwe ko kuva mu byaha ariko kujijuka. Yego. Twagiye duhabwa impuguro nyinshi, abari barimo b'abasaza, b'abakecuru, abantu bakuze mu buryo bw'umwuka, ntago begeze batwigishiriza ko umuntu yizerera mu buhanuzi, ahubwo batwigishirije ko umuntu abona Imana ari uko yaretse ibyaha. Yego. Ko iyo umuntu yaretse ibyaha, Imana yavuga itavuga ko ibana nawe. Yego. Njye niko nigishijwe. Ikindi, ari igihe twasengaga nk'amasengesho y'iminsi 3, tugasenga umunsi wa mbere Imana nivuge, tugasenga wa kabiri nivuge, ku munsi wa gatatu akaba aribwo Imana ivuga. Imana ikavuga, ikavugana natwe. Mbese ikaba yavugisha umuhanuzi umwe, atari ibingibi wumva ngo umuntu wese ngo Imana iravuze. Yaba ari kugenda mu nzira ngo iravuze. Ntabwo njya makana ko Imana itavuga, nanjye ndi umuhanuzi nk'uko babivuze. Ariko mbona Imana muri no minsi abantu barayifashe nka radiyo. Uko radiyo aho ushatse hose kuyifungurira urayifungura ikavuga. Rero ikibazo nanjye narebuze kukubaza. Kuko uri kubona nyine nicyo narimvuze, radiyo waba uri mu isuku iravuga, aho waba uri hose, telefone iyo bayihamagaye irasona ikabwira nyirawe ni nyaboneka. Rero ibyo bintu umbajije, ikintu umbajije nanjye mu bintu bijya bintera ubwoba. Yego. Impamvu wambaza ngo impamvu bigutera ubwoba ni iyihe? Uraba ubona umuntu ni umusinzi, ni umusambanyi, ni umujura. Yego. Mbese ukabona Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ukabona umuntu nta mbuto afite z'umukristo. Ariko ukajya kubona ukabona niwe muntu abantu bari kwirukankaho ngo bari kujya kumva ibyo Imana ivugana nabo. Ariko ibyo bintu ngiye byaje kuntera ubwoba, ariko fata n'igihe cyo gusenga mbibaza Imana nibwo irambwira ngo igihagarara ku bitugu by'abapfapfa. Yego. Ikabwira ubwoko bwayo. Rero muri make nk'uko wabimbwiye, njya mbabazwa n'ukuntu abantu bizereye mu buhanuzi kurenza kwizera ijambo. Ubundi umukristo wuzuye, yego, ufite inzira z'igisiyoni, yego,
yizerera mu ijambo ry'Uwiteka muri Bibiliya. Muri Bibiliya adashingiye kuri kuba ngo mu buhanuzi Mama Honorine yavuze. Yego. Ubundi umukristo ushaka gukomera asoma ijambo, asoma Bibiliya. Yego. Kuko iyo asomye ijambo akumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe, yavuga itavuga Imana irakora, yavuga itavuga irakora. None se ko wenda ngewe sindi buze kubashyigikira cyangwa se ngo mbasapotinge, ariko mu bigaragara igihe turimo cyangwa dusohoyemo usanga akenshi twizera ibyo twumvise cyangwa ibyo twabwiwe. Aba bantu nabo bakavuga ni ngewe bitewe nuko umushumba runaka, apotre runaka, pastor runaka yavuze, ngomba kubaho nizeye ko Imana izabikora. Rimwe na rimwe ugasanga aravuga ngo Imana iyo yavuganye nanjye nasambana ntasambana, niba nica, mbese nakora ibyaha kuko ariyo yavuganye nanjye igomba gusohoza. Ese aba bantu bo urabavugaho iki, bimeze bite? Rero icyo ni ikibazo gikomeye. Yego. Mbona kitanoroshye. Uyu munsi njya nibaza, Imana ivuga ko iguhaye amasezerano, kikugiriye neza, kihinduye ibintu, kikwambitse, kikugaburiye, kiguhaye akazi keza, ntivuge ku byaha. Yego. Nkibaza iyo Mana ni Imana yo mu ijuru itanga ubugingo? Kuko ikintu cya mbere, mbese ikintu cyatumye Yesu ava mu ijuru aza gucungura umuntu, Yesu yazanywe no gucungura ubugingo. Yego. Siko nawe bizi? Niko mbizi. Yesu yazanywe no gucungura ubugingo. None uyu munsi Imana abantu bavuga, benshi barimo bavuga, ni Imana itanga ibiryo, ni Imana itanga imyenda, ni Imana itanga imyambaro, ni Imana itanga viza, ariko itanga ubugingo mbona abantu bamaze kuyibagirwa. Itanga ubugingo abantu ntibayitayeho, ntago bayitayeho, bamaze kwibagirwa. Barashaka iri bubahe viza, yego, iri bubahe amazu meza, yego, abagore beza, yego, abana beza, yego, basa na base, yego, bibishongore. Iyo niyo Mana bashaka. Iyo niyo Mana bashaka. Kuko ndaguha urugero. Yego. Ngewe rw'ibintu nagiye mbwirwa kenshi. Yego. Ngewe nabaye ubundi nge nakoreye mu bintu by'Imana, ntago negeze nkurira mu bintu by'isi cyane. Nagize umugisha ukomeye wo kuba umwana utangiye kumenya ubwenge. Ibi bintu nabigiyemo nkiri mutoya, bitewe byo gusenga. Bitewe nge n'ubuzima namenye ubwenge mbona ndimo, n'umuryango nari mvukiyemo. Yego. Rero biza kuntera ubwanjye, nta muntu ugeze umbwiriza, nge narijyanye ndi umwana mutoya. Ari umwuka wera wagusanze se byagenze bite? Kuko numvaga ubuzima bwanjye nta handi hantu buzakomera cyangwa se nzagirira ubuzima keretse ku Mana, bitewe n'umuryango nari mvukiyemo. Yego. Rero nge ngeze mu nzu y'Imana, niho nabonye amahoro. Niho nabonye amahoro. Ariko nari nkubwiye ku magambo nabwiye mbwirwa maze kuba umugore. Yego. Cyangwa se maze kugera muri uyu mujyi wa Kigali. Nge ntabwo nigeze ngirirwa umugisha wo kuvukira mu mujyi wa Kigali. Ntabwo wawuvukiyemo? Ntabwo nge nawuvukiyemo. Wawujemo umaze gushaka cyangwa wawujemo uri umukobwa? Nge nawinjiyemo maze gushaka ufite n'abana. Maze gushaka ufite n'abana. Kuko ni isezerano narahawe n'Imana ko nzaba i Kigali, ariko nzahaba kubw'umurimo w'Imana. Kubw'umurimo w'Imana, kubw'ivugabutumwa. Kubw'ivugabutumwa. Yego. Noneho maze kuhagera nagize umugisha wo gusengana n'abantu, ariko nari ndi mu buzima bubi budasobanutse pe, bubi. Ninkubwira ngo bubi, njya nkunda kuvuga ibintu nkitangiraho urugero. Yego. Noneho hari intambara umukristo ajya arwana mu rugendo. Njye natangiye kurwana intambara z'umukristo ndi umwana w'umukobwa. Rero nza kugira umugisha, niko nabivuga, nshaka mu muryango naho marwanira izindi ntambara zikomeye, nazo kandi zitoroshye. Nazo zitoroshye. Mbese mu gusenga kwanjye ntago
abantu bamwe na bamwe bigeze bemera ko nsenga kubera izo ntambara zose zose ariko njye nkumva muri njye nshaka kuba nakumva navugwa n'Imana neza kurenza kuvugwa n'abantu neza cyane ko twese nicyo twifuza noneho ibyo bintu ariko ntago nyikunze kubibona abantu muri no minsi bari gushaka kuba inshuti n'abantu bagashaka kuba inshuti n'abahanuzi kurenza kuba inshuti n'Imana niyo mpamvu n'abantu benshi bafitanye ibibazo n'abahanuzi kenshi ngewe mu bantu ngerageza guhura nabo usanga umuntu yo mu bwenge ngahe ihane itunganye aravuga ngo Imana ibare gucumuzwa n'abahanuzi kenshi rero nagiye icyo kintu uvuze wenda nta guciye mu ryo uvuze ngewe nsigaye mbatinya ndanabanga nanga no kubabona nanga no wambwira ngo Imana iravuze kuko hari uheruka kumamagara arambwira ngo nagiye gusenga mu ishyamba yambwiye niba ari ijari niba arimo Kigali arambwira ngo nagusengeye ngo ibi n'ibi ngo Imana ngo yambwiye ko igiye kubikora ngo ariko ngo nta transport ngo yo gutanga mfite ngo nyereza ngo transport ngo ntahe none se iyo Mana yakubwiye ngo ibyo ngibyo igiye kubikora ni nayo yakubwiye ko ngomba guha transport gucyura wagiye gute udafite transport kujyanye udafite iribuze kugusubiza aho uvuye gute kubera iki ngo nyine ngo si byiza ngo yuko ngo gucumuza ngo umukango w'Imana gusanga icyo ambwiye ngo nuko ngo nagusengeye ngo kandi ngo yakoze ngo ibi n'ibi ngo ma transport ngo ntahe namugeni rero ni ngewe waka kanya nta mafaranga mfite kuri telefone ariko ninyabona ndahakoherereza gusa by the way bane mbare narabeshye nari nyafite ariko numvaga ari ibintu bidashoboka kuko iyo Mana yabwiye umuntu ngo haguruka ugende ujye gusenga itamaye transport imujyana n'imugarura ntago nemera ko ari Imana muje dusenga Imana ibwira umuntu ngo hamagara runaka umubwira ngo transport utahe ntago nemera ko ari Imana dusenga kuko nemera yuko nkuko umugaragu wayo twigiraho dufata nk'intumwa ikomeye ariwe ndera uyu ndera uyu wabwirizaga ariko yavaye akanabokora akajisha intuza Paulo yes Paulo yavugaga ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nyuma yo kuvuga ubutumwa agakora mfite ikibazo rero cy'abahanuzi abantu bigize abahanuzi bumva yuko bagomba kuvuga ngo iravuze bagahanura bakabwira abantu ngo muduhereze amafaranga kuko twahanuye ngo Imana ngo ikora ishingiye ku byo wakoze nagize ikibazo gikomeye numva ndabanze numva ndabatinye kuko nagiye mpura nabo benshi bagiye batandukanye ese nawe nk'umuhanuzi ibyo bintu numva bikwiriye kubaho ese nawe urabikora bimeze bite nge rero nakubwiye kare ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije yego uyu munsi nzi ko umuntu w'Imana umukozi w'Imana arinda icyo Imana yashyize muri we yego kugira ngo kitagirwaho umugayo nibyo nari nkubwiye ko nanjye nagiye mbwirwa amagambo akomeye ukabona ngiye nko mu ivugabutumwa mvuze Imana mvuze neza y'Imana mvuze gukomera kw'Imana yego nyuma yaho ikajya kumva nk'Imana ikoresheje umuhanuzi ahanuye ubuzima mpagazemo nagiye sohorwa kenshi abantu bakambwira ngo ariko Imana watubwiye ko igira neza ko Imana itabara ubundi warayibonye mwabwira ndi kubera iki ati ibintu Imana ikubwiye n'ibyo watubwiye ari aho bihuriye noneho nkababwira se ubundi Imana igira neza mu buhe buryo Imana igira neza kuko yahinduye amateka mbese yatanze ibyo kurya yatanze amafaranga iyo niyo neza y'Imana ko yaguhaye inzu nziza iyo niyo ndabyemera nako nari neza y'Imana ariko mu by'ukuri ubundi ikintu gikomeye Imana igikorera umuntu cy'agaciro nagakiza kandi ikindi cya kabiri kugenda ubona ineza y'Imana uko bwije nuko bukeye hari ibintu byinshi Imana ikora yego ubundi nk'iyo nkatwe nk'abagore iyo wagiye kubyara ukabyara ugataha ukabona undi nawe wari witeguye kubyara ngatahe nk'abandi ukabona aguyeyo kandi nawe yifuzaga kubaho ubwo nta neza y'Imana ubonye muri ibyo
kandi nawe Imana ntiyamwangaga. Ibyo byo wenda ushobora kuvuga ngo n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ni nk'uko bamwe bagira ubukwe abandi bapfushije batabaye, abandi bagiye kwishima, twavuga wenda ko ari ubuzima bw'isi. Ni ubuzima bw'isi, ariko mu buzima busanzwe umuntu kuba agihumeka, ntekereza ko nari neza y'Imana, siko imeze. Yego. Noneho nibyo nakubwiraga, abantu bakajya bambwira ayo magambo, ndetse hakaba n'umbonye mu iteraniro akavuga ati nzaza kugusura, yagera nko mu rugo agahita ataha, akavuga turiya muntu si Imana akorera, kubera wenda uburyo asanze, uburyo abonye bimeze, akavuga turiya muntu ntabwo ari Imana akorera. Nta muntu wakorera Imana ngo abe muri buriya buzima. Yego. Noneho nza gusanga Imana abantu bigishijwe abenshi n'Imana ikora ibitangaza. Yego. Cyane ko no mu bintu Imana ageragezaga kumbwira, abahanuzi benshi bari guhanurira mu kirere cy'umubiri, cya ya myuka mibi yo mu kirere. Kwande harya kwa mu gihe cy'umwami nde, ubwo habaga abahanuzi 400 bahanuraga kandi bigasohora, ariko bakoresha imyuka mibi. Ubundi iyo myuka yamanukanye na Satani, imwe iguma mu kirere. Iyo myuka rero niyo abantu benshi barimwo bahanuriramo ibitangaza. Ubundi njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo mu gihe cyose nujya gusenga, ugasengera ahantu wumva badakoma ku cyaha, uzagire amakenga. Kuko buri teka nabwo ngo twasengaga amasengesho y'itatu, Imana ikavuga ku munsi wa gatatu, ariko ari n'igihe yavuga ku munsi wa gatatu ngo nimwongere mwezwe. Ubu ngubu batangira icyigisho avuga ngo mwumve ukwivuze. Barabandi bazandimi bavuga kwa kundi sinamye kuzitondekanya. Kandi mu by'ukuri kwibaza iyi Mana itavuga ku byaha, iyi Mana itavuga ko abagabo bataye ingo, iyi Mana itavuga ko abagore bataye abagabo. None se ko hari umuntu numvise bita ngo ni Imana ivuga, ubu buramuvugaho iki? Ngo abandi bavuga ngo twasenga Imana itavuga, abo bantu buramuvugaho iki? Imana ivuga igihe cyose, ahantu hose yinjiye Imana iravuga, ahantu hose ahagaze Imana iravuga, ahantu hose ageze Imana iravuga. Mu by'ukuri uyu muntu Imana iravuga ni umukozi w'Imana cyangwa ni umukozi wa Satani? Buriya mu by'ukuri ibyo bintu ntago njye namenya ukuntu mbisobanura. Ngewe ikintu gikunze kunyobera ndasenga. Buriya mu by'ukuri nibyo nakubwiraga ngo ngewe ninjiye ahantu ngiye gusengerayo, nkasanga niba ari utuyoboye, nkumva niba ari umuhanuzi akabanza guhanura ngo ni mwezwe, aho hantu ndicara nkarambi. Wicara ugasenga? Ngiye ndicara nkasenga. Niyo umuntu amamagaye akambwira ati mama Honorine rero muri uyu murimo w'Imana ukora, Yesu yaravuze ngo kubana kwabo kwiza, niko muri yavuze, barahugurana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Yes. Noneho umuntu akabwira ati akavuga ati mama Honorine, hari ibintu ndikubona bitari kugenda neza. Yego, kuko ngiye niyo magaze imbere y'abantu ndababwira ni ibyo muza kubona bitagenze neza, muze kumbwira ko bitagenda neza. Yego. Rero uyu munsi ntabwo abantu bagishaka guhugurwa. Yego. Nta nubwo abantu bagishaka kubana amahoro, nta nubwo abantu uzarebe abahanuzi benshi, abahanuzi ushobora kumva ngenegeze njya gusenga rimwe, none nagira umubaro mwinshi, ngeze ahantu ku musozi byari bikemeye gusenga ku musozi. Umuhanuzi umwe duturanye akingubita amaso, asenga isengesho, mbese numva aravuze ati mama Honorine mukubitire kuri uyu musozi biki n'ibiki. Ngewe ahari ugusenga ndaceceka. Noneho nza kugira umubabaro, ndavugana ariko uyu muntu wenda byashoboka isi imeze ukuntu utamenya. Yego. Iyo aza kunyegera niba ari ikibazo cyari gihari tukagikemura. Ariko uwe ngewe nza kuzabikurikirana gake, numva ko ikibazo ari uko ari umuhanuzi nanjye nkaba umuhanuzi. Yego. Ikindi nzi abana b'Imana barubakana ntago basenyana. Yego. Kuko nibuka
ukimara no kuntumira nashatse umuntu ndamuzana ubundi uyu muntu ateye ate kugira ngo menye niba uri umunyenambara niba warahamagawe gusa nawe kuko ari umuntu w'Imana yarambwiye ati genda usenge fata igihe cyo gusenga fata igihe cyo gusenga njye Imana inyemerera kuza kuvuga yego kuko ni kenshi cyane Imana ambwiye ati nzakoherezayo muri make waje kuri Jimmy 250 Imana yavuze ngo genda kuri Jimmy 250 genda uvuga ubutumwa uhanure ubwiriza abantu nzabana nawe yego kandi si uko abantu batantumiye si uko abantu batamamagaye ariko nagendaga kubaza Imana ikambwira ati igihe si iki ngiki ari igihe nzakoherezayo Imana dusenga iravuga nk'uko wari ubivuze yego Imana dusenga iravuga Imana dusenga igira abantu inama Imana dusenga ni iy'amahoro ntabwo ari Imana y'intambara Imana dusenga ni Imana itanga ibyishimo yego rero warumbashe ngo bari abantu bakunda kuvuga ngo Imana iravuze kwa Mana ivuga ibintu nk'ibyo ngibyo hari umuntu ujya urwana intambara yo muri uyu murimo ari umukozi w'Imana yego ubyumve neza hari umuntu Imana ihamagara akaba ari umuhanuzi akaba asengera abantu akaba ajya mu itorero akavuga Imana ariko abantu benshi batamwemera yego ibyo bintu wabyumvise none ikindi ubanza kurebera kuri Yesu waducunguye n'uyu munsi hari abantu bataramwemera sibyo kandi abo nabo ntabwo turi buze kubatera amabuye kuko ntabwo abantu bumvira rimwe ntabwo ibyo nizeye ndabigucomekamo ngo abe ari byo wizera yego rero abo bantu ikintu ukora nk'umugenzi ubanza gusenga ukaba watise Imana uriya muntu yarahamagawe ese amaze guhamagarwa waramutoranyije ariko hari abantu basenga Imana ikabihorera ntiti basubiza ako kanya urebera ku mbuto ku mbuto okay muri sanga mu Bagalatiya urebera ku mbuto zabo Dawidi yarabivuze ageze ku 119 none ko wavuze nzahagarara ku bitugu bya pfapfa ibitugu mbwirize ikikubwira rero ko Imana ihagaze ku bitugu by'abapfapfa yego ni wa wundi usambana agahanura yego ni wa wundi wiba agahanura ni wa wundi ubu mutinganyi akanahanura iyo bivuze ko batinganya ahantu hongira ubwoba kuko isi yo iteye ubwoba ku bijyanye n'ubutinganyi iyo numvise umuntu abivuze numva mpinze umushyitsi nigeze ngira umwana wabikoraga i Bujumbura nabaga mu Buyenzi ku rya 17 yari umwana w'umunyengozi wakoraga ahantu ku madushi no ku matwareti ariko yari umutinganyi bakabivuga ngo basimbyumva rimwe nza kumwifatira ari gutinga undi mwana icyo gihe birambabaza cyane mbitanga no muri report arakurikiranwa ariko noneho ushingiye ku bintu nabonye ari bibi byambabaje iyo numvise umuntu abivuze numva mpinze umushyitsi muri ngewe nyine umuntu akaba ari umutinganyi agahanura akajya imbere agahanura noneho n'abandi bahanuzi bameze nkawe ubundi buri muntu wese agira abantu bameze nkawe bo mu cyiciro cye nawe yajya guhanura agahanura ibyiza kuri we kuko nawe ni wa muhanuzi uri mu kirere cy'iby'umubiri yego mbese uyu munsi nakubwira ngo ni nk'abapfu bahuye bapfuye mu buryo bw'ubugingo noneho ni hakeshi usanga abantu bahamagawe n'Imana b'abakozi b'Imana akenshi babinyuma okay ntacyo tuzafata umwanya twongere tuganire kugira ngo twivimuzi turebe ikintu twakora n'igikwiye gukorwa gira message ugenera abantu bari badukurikiye bari kugira iyi myizerere igiye itandukanye itari buze kuba message ndende nidusoza dusenge tuzakomeze ubutaha iki kiganiro cyacu message naha abantu yego muri iyi minsi tugezemo cyangwa se duhagazemo abantu nibongere basoma ijambo bongere basubire muri Bibiliya basome ibyanditswe byera basome ijambo barikunde yego barikunde basome ijambo ikindi cya kabiri abantu bakunde gusenga ariko basenge bihannye ibyaha
basenga bihannye ibyaha. Noneho ibyaha ari ukuntu umuntu asenga none agakora icyaha umwaka ugashira, 2 igashira, 3 igashira, mbese atarahabwa imbaraga zo kunesha icyo cyaha. Abantu basenge ubudasiba batisengesheje noneho ahantu bambaye imbaraga zo kwizera, ahantu ubona hari icyaha kibanda ku muntu kikamunanira ukireka kikamubaho karande, mbese amere nk'umurwayi ugiye kwivuza kwa dogiteri, abwire dogiteri ati ni umutwe mbabara cyangwa se ni umugongo cyangwa ni mu nda, abwira Imana ati rero iki cyaha cyangwa se ibi byaha byanananiye kubireka. Yego, Imana nizeye ko izaguha imbaraga zo kubireka. Amina. Yego, umuntu akomerere mu gusenga, umuntu akomerere mu ijambo, azakomera. Amina. Ikindi Imana yo ntabwo ijya ibura ahantu ica ibwira umuntu, ivugisha umuntu wayo. Yego, nubwo hari abahanuzi bapfuye ariko ntabwo bapfuye bose. Hari abahanuzi bakiri bazima. Nk'ibyo wavugaga, uvuga ngo yarasenze ngakubwira ngo kumwoherereza ngo itike, njye nta nubwo mbikunda kuba wampamagara ngo ngewe ngo nkugereho ngo ari uko ngo mpaye itike. Ivuga bitumwa ryanjye numva rira baripfuye, numva ahubwo naza nkavuga Imana, wowe Imana yagukora ku mutima. Yego, yagukora ku mutima akavuga ati ngomba, akamenya ko ahantu yego wowe, kandi bitanaba na ngombwa nje ngasubirayo n'amaguru, nabyo birakunda kandi ntago bituma izina ry'Uwiteka ridashyirwa hejuru. Ubundi kwamamaza no kuvuga Imana no gusenga Imana, Yesu yaravuze ngo simbasize nk'ipfubyi, basigiye umwuka wera. Amina. Okay, murakoze cyane. Reka dushimire abantu mwese mwari mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV. Reka duhereze umwanya Mama Honorine nkuko twatangiye dusenga, adusoreze dusenga. Twari turi kuri Dove Hotel, muyigane mufate serivisi zayo, ni nziza kandi ziranogeye. Reka duhobike harya no gugira gute, duhumbike amaso dusenge reka duhumbike amaso dusenge, dushimire Uwiteka yabanye natwe muri iki kiganiro. Mana turagushimiye, yego mubyeyi mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, wakoze ibikomeye, nuhimbazwe. Yego mwana, tugushimiye ko iki kiganiro dukoze hari imitima ya benshi irahinduka ku bw'iki kiganiro. Ngewe Emerance ndabyizeye, kandi buri muntu wese uko ushaka kubigenza abari kubigenza, kandi natwe udukomereze mu buntu bwawe, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, kuko ijambo ryarambwiye ngo ugushikamishijeho umutima ujye umurinda, wamara kumurinda akaba amahoro masa. Natwe dushaka ko tuba amahoro masa kubw'imbabazi z'Imana, kandi na bene data bari badukurikiye ni baba amahoro masa. Imbabazi zawe zikomeze kuba kuri bo, kandi buri muntu wese aho yaratsikiriye umufata ukuboko, aho yarananiriwe umuheke, aho yaracogoreye Mana umugirire neza. Ngaho urakoze kuri Imana yabanye natwe, kandi turagushimiye ko hari abantu bari badukurikiye nabo bagirire neza. Komeza kubana natwe, nabo ukomeze kubana nabo, amahoro yawe akomeze kuba kuri twebwe twese, tubisabye Imana twizeye. Amen. Amen.